mu bantu b'ibyamamare bakomeye ku isi uyu munsi ntabwo ari benshi bifuza kuvugwaho kuba baragiye muri kimwe cyangwa se muri byinshi mu birori byateguwe na Puff Daddy cyangwa se Sean Diddy Combs. Iyi nkuru twayivuzeho. Uyu muherwe w'icyamamare uyu munsi arafunzwe, akurikiranyweho ibyaha birenga 100 byiganjemo ubugambanyi no guhohotera bishingiye ku gitsina ndetse no gucuruza abantu hashingiwe ku gitsina. Muri ubu buzima nta muntu n'umwe wifuza kogera iruhande rw'umuntu urimo kurohama. Uyu munsi byamamare byo mu isi ntabwo byifuza kuvugwa ku rutonde rw'abantu bagiye mu birori byategurwaga na Diddy, habiwe mu rugo cyangwa se mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko ibyakorerwaga muri ibyo birori nta muntu wifuza kwihuza nabyo. Gusa muri iyi minsi izina riherutse gutangazwa ry'umuntu wigeze kwitabira ibyo birori ryatunguye abatari bake. Donald John Trump, perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuherwe. Kubera ko twese twifuza kuba ibyamamare no kumenyana n'ibyamamare ndetse n'abantu bakomeye, mu myaka yashize buri wese yashoboraga kwifuza kumenyana na Sean Diddy Combs, ndetse akaba yanamutumira mu birori yajyaga akora byitwa White Party n'ibyitwa Freak Off Party. Ni ibirori byamamaye muri iyi minsi aho uyu mugabo aterewe muri yombi ashinjwa ibyaha byiganjemo ibyo gusambanya ku gahato, haba gusambanya abagore no gusambanya abagabo. Iyo uramuka utumiwe muri ibi birori dore uko byari kugenda. Iyo uhabwa ubutumire bwo kwitabira ibi birori byari kuba ari amahirwe yo kwishima birenze urugero, kubera ko byabaga ari ibirori byitabirwa n'abantu b'ibyamamare, haba mu muziki, muri sinema, mu mikino, mu kwerekana imyambaro n'ibindi bikorwa, kandi bose babaga ari abaherwe. Kuri wowe utumiwe byaba ari amahirwe akomeye cyane yo kwishimisha, ariko cyane cyane akaba amahirwe yo kwamamara, kubera ko bwari gucya ushyira ku mbuga nkoranyambaga amafoto yawe uri kumwe n'ibyo byamamare. Ibyari gutuma umubare w'abagukurikira utumbagira. Hari ubwoko bw'ibirori Sean Diddy Combs yateguraga bikitabirwa n'abantu batandukanye, kandi ibyo birori byose ngo byakorerwagamo amabi atagira izina. Reka tubivugeho. Ubwoko bwa mbere bw'ibirori Sean Diddy Combs yateguraga ni ibyiswe White Parties. White Party ni ibirori byategurwaga kandi bikakirwa na Sean Diddy Combs ubwe guhera mu mpera z'umwaka w'1990. Byabaga ari ibirori byo ku rwego rwo hejuru, ahanini hashingiwe ku babitumirwagamo. Ntabwo ari buri muntu wabonaga ubutumire bwo kujya muri ibyo birori. Buri muntu watumirwaga yagombaga kwambara imyambaro y'umweru. Imitako n'ibindi bikoresho byakoreshwaga muri ibyo birori nabyo byabaga ari umweru. Ikintu cyerekana umwihariko ndetse n'amafaranga byabaga byashowemo. Byabaga ari ibirori byatangiraga ku manywa bikarangira mu ijoro cyane. Kenshi byabaga ari ibirori bisa n'icyitwa public relation event. Hari ahantu abantu b'ibyamamare bahuriraga bakishimana, ariko nanone ufite igikorwa ategura akeneyemo ubufasha nko gukusanya inkunga naha yabikoreraga. Ni ibirori byategurwaga buri mwaka. Hari ibyaberaga hitwa Hampton muri Virginia, ubundi bikabera Beverly Hills muri California cyangwa se ahandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. White Party ya nyuma ikomeye yabaye mu 2009. Ni ibirori byari bizwiho gukurura ibyamamare bitandukanye byo mu ngeri nyinshi z'imyidagaduro. Byari ihuriro ry'abakora mu rwego rw'umuziki, film n'abashoramari batandukanye, kandi ibi birori byitabirwaga n'abakiri bato ndetse n'abageze mu zabukuru bigeze kwamamara. N'ibirori bya White Party biheruka, bamwe mu babyitabiriye bazwi barimo Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Donald Trump, Paris Hilton, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker, Chris Brown n'abandi. Ni ibirori by'abantu b'ibyamamare kandi bafite amafaranga,
gusa byemezwa ko rimwe byakorerwagamo ibikorwa bifatwa na bamwe nk'urukozasoni. Mu birori by'ubushize mu 2009 hagaragayemo umukobwa wambaye ubusa yashyizwe mu gipurizo kinini arimo kubyina. Amashusho yagiye hanze agaragaza PDD abwira bitabiriye ibyo birori ati igihe kirageze ngo abana batahe hanyuma ibirori bitangire ku bantu bakuru. Inkuru yanditswe na Daily Mail ivuga ko iki kinyamakuru cyabonye video z'umwihariko zavuye muri ibyo birori, aho Didi ahagarara imbere y'abo bantu bose afite ikirahuri cya champagne mu ntoki nk'umunyagitugu uhagaze imbere y'abategeka ku rubaraza rw'ingoro ye. Twabagaburiye, twabahaye ibyo kunywa, ubu noneho igihe cyo gukora ibirori bya nyabyo kirageze, niko yavuze. Ati uyu ni umwanya wo kwishimira ubuzima. Ataba abana nibatahe kubera ko hano hagiye kubera ibintu bazifuza kuzamo nibakura, niko yavuze. Nubwo nta kimenyetso na kimwe gihamya bitabiriye ibyo birori kugira uruhare mu bikorwa bitemewe bya Didi, ariko byemezwa ko iyo abato babaga bamaze gutaha ibintu byahinduraga isura muri ibyo birori. Hari nk'amafoto y'ibi birori byo mu 2008 agaragaza abakobwa bambaye hafi ubusa buzuye muri piscine, abagabo basama bakabasuka champagne mu kanwa, abakobwa batambaye ikintu na kimwe ku gice cyo hejuru basomana mu gihe barimo kuhwagizwa champagne. Byemezwa ko ibi birori bya white parties byabaga biciyemo ibice bitandukanye. Hari ibirori byabaga byatumiwemo abantu benshi muri rusange aribo bambaye imyambaro y'umweru, ariko kubera ko byaberaga ahantu hanini, muri ibyo birori binini habaga harimo ibindi birori bito aribyo bise freak off parties. Mu gihe abantu benshi babaga bari mu busitani barya, banywa, babyina, mu byumba na sale zitandukanye muri izo nzu habaga harimo kubera ibindi birori by'abantu bake bake b'inkoramutima za Didi cyangwa se abandi bantu bakomeye. Aho mu bwihisho rero niho habaga habera ibintu bitavuzwe na benshi muri iki kibazo. Byemezwa ko muri ibyo birori byo mu byumba ariho hakorerwaga ubusambanyi hagati y'abaje mu birori bashaka kwishimisha, ariko nanone hakaba ubusambanyi bukorwa n'abahanzi bakiri bato babikoraga batabishaka ahubwo basezeranijwe kuzafashwa mu buhanzi bwabo cyangwa guhabwa amafaranga. Muri ibi byumba ni naho haberaga inyobwa ry'ibiyobyabwenge, ecstasy, cocaine n'ibindi byasukwaga ku bakobwa bambaye ubusa. Abagabo bitabiriye ibirori bakabikuruza amazuru yabo. Umunsi umwe ngo Didi yigeze gusaba umwe mu bahanzi utaravuzwe izina ariko ukiri muto gukorera ibikorwa byo guhuza ibitsina ku murinzi we ngo amuhe $100 by'amadolari anamusinyishe muri label ya Bad Boy Records. Ibi byose tubivuze kubera ko uyu munsi harimo gusohoka urutonde rw'abantu bitabiriye ibyo birori, ariko uyu munsi udushishikaje cyane ni Donald J. Trump. Ejo bundi hari umukobwa w'umubyinnyi wanakinnye filime z'urukozasoni witwa Adria Cherie English wavuze ko ibi birori byategurwaga na Didi byanitabiriwe na Donald J. Trump, perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi akaba anashaka manda ya kabiri nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bandi bitabiriye ibyo birori inshuro imwe cyangwa se nyinshi harimo Alfred Charles Sharpton Jr., umuvugabutumwa wamamaye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu idini y'Ababatista, akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Uyu mubyinnikazi Adria Cherie English yavuze ko umunsi umwe muri ibyo birori Didi ngo yamusunikiye guhuza ibitsina na bamwe mu bagabo bitabiraga ibyo birori atabishaka, ngo hari mu 2004. Yavuze ko ibyo bikorwa byabereye mu cyumba cyarimo Donald J. Trump, Ja Rule, Busta Rhymes ndetse na Reverend Alfred Sharpton. Donald Trump ni umushoramari ukomeye kandi wabaye umukire mu myaka ya za 80, nta kintu atashoyemo imari.
Trump yanashoye imari mu bikorwa by'imyidagaduro nko gukora ibiganiro bya tele-réalité ndetse n'umukino wa catch. Birashoboka cyane rwose ko aho ibi birori byaberaga Donald Trump yashoboraga kuba hari nawe. Donald J. Trump reka tumuvugeho nk'umuntu w'umukire watangiye gushora imari akiri muto, akaba icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi yose, uburyo yashoboraga kwitabira ibi birori. Ni umwe mu baperezida bavugira mu ruhame amagambo benshi batavuga. Yemeza ko afite ibisubizo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeneye. Mu 2016 yabaye umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe benshi batabikekaga, kandi birashoboka ko yakongera no gutorerwa uyu mwanya. Yavutse ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1946 muri Queens, New York. Nyina Mary Trump yari umubyeyi wita ku bana be cyane. Ise ni Fred Trump, umucuruzi ukomeye cyane w'inzu ndetse n'ibibanza n'undi mutungo utimukanwa. Trump Donald ni umwana wa kane mu bana batanu. Nk'abandi bana bose b'abakire, yize mu ishuri ryigenga, ariko imyitwarire ye yatumye yirukanwa mu ishuri ku myaka 13. Ajya kwiga mu ishuri rya gisirikare rya New York. Aha muri iri shuri yaratsindaga cyane, haba mu ishuri ndetse no mu mikino ngororamubiri. Nyuma yaha yagiye kwiga muri Wharton School, ishuri rikuru ry'ubucuruzi rya Pennsylvania. Iki gihe yari yaranatangiye kwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi by'umuryango. Iri shuri yarikuyemo impamyabumenyi mu bucuruzi n'ubukungu n'inguzanyo ya miliyoni 1 y'amadolari yahawe na se. Mu 1971 Donald J. Trump yashoye imari mu bwubatsi bw'amacumbi muri Manhattan. Iki gihe New York yari iri mu bibazo bikomeye cyane by'ubukungu. Isoko ry'imitungo itimukanwa ryari ryaraguye cyane, gusa Donald J. Trump we yari afite uburyo bwihariye azungukira muri irigo ry'ubukungu. Yatangiye kujya agura imitungo iri mu bibazo. Inzu igiye gutezwa cyamunara kubera ko nyirayo yananiwe kwishyura, cyangwa se akagura za chantier zananiye ba nyirazo kuzuzuza, wakazubaka akazirangiza, akazikuramo inzu nziza akazigurisha menshi. Ibi babyita stratégie du vautour. Ibi byamugize umushoramari ukomeye cyane muri Amerika, yunguka miliyari nyinshi cyane z'amadolari. Mu 1974 yari afite imyaka 28. Yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubucuruzi cy'umuryango we, The Trump Organization. Mu 1977 yashakanye n'icyamamare mu kwamamaza imyambaro, Ivana Zelnikova. Babyarana abana batatu, Ivanka Trump, Eric Trump na Donald Trump Jr. Batandukanye mu 1991, ahita ashakana n'umukinnyi wa filime Marla Maples. Nawe batandukana mu 1997, hanyuma mu 2004 ashakana na Melania. Trump afite ubushobozi bwo gukora ubucuruzi mu bintu byose byunguka. Mu myaka ya za 90 ubucuruzi bw'inzu bwaraguye, maze Trump yinjira mu bundi bucuruzi burimo ubw'inyama muri za hoteli na za kazino zikomeye cyane. Yashoye imari mu bwikorezi, ashora imari muri sinema, ashora imari muri za restaurant, acuruza inzoga, yandika ibitabo n'ibindi byinshi cyane. Mu 2000 Donald J. Trump yahindutse umuntu utegura, akayobora kandi agashora imari mu biganiro byo ku mateleviziyo bikomeye cyane. Yagize ikiganiro cyakunzwe cyane, The Apprentice, cyanyuraga kuri NBC. Trump ni ubwe wakiyoboreraga. Iki gihe yabaye umuyobozi w'ikiganiro cya televiziyo uhembwa amafaranga menshi ku isi, miliyoni 3 z'amadolari ku kiganiro kimwe. Ibi byamushyiraga mu mwanya wo kumenyana na PDD no kwitabira ibirori bye byose. Kubera iki kiganiro, Trump yahise aba umushoramari wakataraboneka. Izina Trump arihindura ubwoko bw'igicuruzwa gikomeye ku isi. Kuva icyo gihe abashoramari mu by'umutungo utimukanwa bahise batangira kugura izina Trump
bakaryandika ku nzu zabo. Waba ufite inzu y'umuturirwa ushaka kwizamamara cyane, ukishyura amafaranga Donald Trump kugira ngo uwo muturirwa wawe uwandikeho Trump Tower. Uyu munsi ku isi hari imiturirwa 30 yitwa Trump Tower, kandi yose ntabwo ari iya Donald Trump, nubwo nawe afite miye. Buri mwaka izina rye rikoreshwa ku miturirwa hirya no hino ku isi, rikamwinjiriza miliyoni 600 z'amadolari. Mu myaka ya za 80 yanditse igitabo yise The Art of the Deal. Mu 1987 iki gitabo cyamaze ibyumweru 13 aricyo kigurwa kurusha ibindi ku isi. Ni igitabo gisobanurira abantu uburyo bwo guhinduka umucuruzi mwiza. Yubatse isura y'umuntu ukora ibyo avuga kandi akavuga ururimi rwa rubanda, akaba rwiyemeza mirimo uhindura amafaranga icyo akozeho cyose. Abanyamerika benshi bamwita electron libre, umunyapolitiki ushyigikira uruhande ashatse, ashyigikira ikipe itsinda. Ashobora kuva mu ishyaka rimwe akajya mu rindi uko abishaka. Nk'urugero, yateye inkunga ibikorwa byo kwiyamamaza bya Ronald Reagan na Mitt Romney, bose baba Republican. Ariko iyo bamubajije umuperezida wa vuba yakunze kurusha abandi, asubiza Bill Clinton, umudemokrate, aho kuba George W. Bush cyangwa se umubyeyi we George Bush. Abaperezida b'abarepublika baheruka mbere ye. Mu 2008 bwo yanavuze ko Madame Hillary Clinton yabaye umunyamabanga wa leta mwiza cyane. Gusa uyu munsi ntabwo ariko akibibona, avuga ko Madame Clinton ari umunyamabanga wa leta mubi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize. Donald Trump inshuro nyinshi yatanze umusanzu w'amafaranga mu mashyaka abiri ahanganye muri iki gihugu, abademokrate n'abarepublika. Yinjiye mu barepublika mu 1987. Kuva icyo gihe amaze guhindura ishyaka inshuro 5. Mu 1999 yagiye mu ishyaka riharanira ubwigenge rya New York, Independence Party of New York. Mu 2001 iri naryo yarivuyemo yigira mu bademokrate. Mu 2009 iri naryo rivamo yisubira mu barepublika. Mu 2011 iri naryo yarivuyemo avuga ko nta shyaka barizwamo. Mu 2012 nibwo yagarutse mu barepublika. Ku itariki ya 15 y'ukwa gatandatu mu 2015 nibwo yatangaje ko aziyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yiyamamaje avuga ko avugisha ukuri bitandukanye n'abandi banyapolitike. Yavuga ko akoresha amafaranga ye mu kwiyamamaza aho gukoresha y'abaterankunga. Yiyamamaje kandi akoresha amagambo ateye ubwoba, amenyesha abanyamerika ko igihugu cyabo kirimo kwerekeza ahantu habi kubera politike zirimo korohereza bimukira kwinjira muri Amerika. Donald Trump ntabwo ari ubwa mbere avuzwe mu bikorwa bifitanye isano no guhuza ibitsina. Aheruka kuvugwa mu byo gusambanya umugore ukina filime z'urukozasoni witwa Stormy Daniels. Inshuro nyinshi kandi yumvikanye avuga amagambo afite ahuriye n'ibitsina, arimo ibyiswe gutesha agaciro no guhotera abagore. Uyu munsi aravugwa mu bitabiriye ibirori byategurwaga na Diddy uyu munsi ufunzwe. Ntabwo bizwi niba hari ingaruka bizagira